Hari ikintu gikomeye abasore benshi batamenya. Hari ibintu bakora bagatekereza yuko ari byiza, ariko mu by'ukuri bituma batakaza ubwoba, kandi ibyo bitera ikibazo kimeze gutya. Niba babana ako kanya ahubwo bayibona yaramaze kubahunga. Uyu munsi ngiye gukwereka ibintu 7 umukobwa yanga ku musore cyane bishobora gutuma aguta n'ubwo agukunda. Rimwe, kuba uri umuntu utazi icyo ushaka. Umukobwa yanga umusore utazi ahajya. Iyo uri umuntu uhora uhindagurika, udafite gahunda, udafite intego, bituma kubona nk'udakomeye. Muri birahanditse ngo umunyabitekerezo 2 nabashikamye mu nzira zose. Yobu 1:8. Naho 2, kuba umuntu wiruka cyane. Ukunda si ugusaba cyane. Iyo umwandikira buri kanya, umwirukaho cyane, umwereka yuko umukeneye cyane, bituma akugabanya mu gaciro. Muri birahanditse ngo amagambo menshi ntazabuza icyaha, ariko uyifata mu magambo ye ni umunyabwenge. Imigani 10:19. Naho 3, kuba umuntu udafite confidence. Umukobwa yanga umusore utizeye. Bihora wibaza niba uri mwiza, utinya kuvuga, wihisha, bituma kubona nk'umuntu udafite imbaraga. Muri birahanditse ngo kumera ushikame, ntutinye kandi ntugire ubwoba, kuko Uwiteka Imana yawe ari kumwe nawe aho uzajya hose. Naho 4, kutamwubaha. Kubaha ni ishingiro. Iyo umuvugisha nabi, utamuha agaciro, ibitekerezo bye ukabifata nk'uworoheje, ahita atangira kugucika. Muri birahanditse ngo mukundane, mwubahane, muhutane icyubahiro. Naho 5, kuba umuntu utavuga ukuri. Umukobwa yanga kubeshywa. Iyo umubeshya uhisha ukuri, utangira guhindura cyangwa se uhindura amagambo, atakaza icyizere. Muri birahanditse ngo iminwa ibeshya ni ikizira ku Uwiteka, ariko abakora iby'ukuri bazamunezeza. Imigani 12:22. Naho 6, kuba umuntu utagira agaciro. Niba udafite gahunda, utagira discipline, ubaho uko ubonye, umukobwa ntazagufata nk'umuntu w'agaciro. Muri birahanditse ngo izina ryiza riruta ubutunzi bwinshi, kandi kugirirwa neza biruta ifeza n'izahabu. Imigani 22:1. Naho 7, kuba umuntu umutera stress. Umukobwa ashaka amahoro. Iyo wari umutonganya, umushinja, umuzana drama, azahitamo kwigendera. Muri birahanditse ngo umutima utuje ni ubuzima bw'umubiri. Imigani 14:30. Isomo ry'ingenzi: niba ushaka urukundo ruramba, ntukirinde gukundwa gusa, ahubwo jya wirinda amakosa, jya wiyubaka, jya wirinda iyi mico yawe. Kuko akenshi ntabwo abantu batakaza urukundo kubera amahirwe, ahubwo barutakaza kubera iyi myitwarire. Niba ushaka ko umukobwa azagukunda igihe kirekire, wirinde ibi bintu 7. Nibyo bitandukanya umusore wihariye ndetse n'uwitaweho. Twandikira hasi muri comment igitekerezo cyawe, ukande subscribe niba ushaka content iguhindura. Mwibutsa yuko mu yindi video bitaha nzakwereka ibimenyetso 8 byerekana ko umusore akwiye kurongora. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.